Ya nongeye kubasuza rero nk'ibisanzwe akari Misature kuri Misature official. Niba rero bageze kuri channel mubiko gukora subscribe. Uyu munsi rero tugiye mu gice cya business cyangwa se imishinga. Yes, ushobora kuba utekereza uti ni gute nakora umushinga, wibaza ibibazo byinshi kujyanye n'umushinga cyangwa ushobora kuba ufite umushinga. Turi hano kugira tuzagufasha. Niba ari ikibazo ufite rwose utubwire muri comment, hanyuma rero tuzageraho gutaha. Ushobora kuvuga uti munkorere format y'umushinga cyangwa se munkorere umushinga w'ibihumbi ibi n'ibi, ingano y'amafaranga wifuza rwose utwandikira muri comment, hanyuma rero twagufasha tukaza dukora iyo video for free. Wowe icyo usabwa ni ukuyireba gusa. Yes, rero uyu munsi tugiye kureba noneho business 15 zikunzwe ushobora kugerageza mu Rwanda, ukagerageza kuzikora. Business 15. Yes, izi business zagufasha. Niba ufite amafaranga wibaza uti ntindi gushora, my dear friend, ngiye kubwira business 15 uzashoramo, hanyuma rero ukaba ushobora kuba wakunguka. Yes, ni ibintu rwose byiza cyane, ni amakuru meza cyane. Business 15 ushobora gushoramo hano mu Rwanda, hanyuma rero umushinga wawe ukaba wakaguka, ukaba watera imbere, ukaba wajya ku rwego rwo hejuru. Yes, suko ari zonyine rero, ariko nuko arizo twahisemo. Haba izindi business nyinshi cyane, ariko twahisemo izi 15 rwose. Niba nawe ufite amatsiko yo kuvuga uti nakora iye business, ndagira ngo utege amatwi nyuma ukurikire. Yes, hanyuma rero n'abatindiye, reka dutangire tureba izo business. Izo business ni business zihe? Yes, dutangire business ya mbere rero. Yes, business ya mbere yitwa agribusiness. Ubu ni business ku bijyanye n'ubuhinzi. Yes, kubera iki? Iyi ni business nziza cyane. Iyo wayigiyemo neza urunguka ku rwego rwo hejuru. Iyo washyizemo imbaraga urunguka ku rwego rwo hejuru, utera imbere. Uzumva abantu benshi biteje imbere kubera ubuhinzi. Iyi business rero ibamo ibyiciro byinshi cyane. Hari guhinga ibintu bigiye bitandukanye, ibihingwa bigiye bitandukanye. Yes, iyi business rero hano barakubwira bati farming. Muri farming rero nyine bijyanye n'ubuhinzi harimo vegetables. Ushobora guhinga ibijyanye n'imboga. Yes, bijyanye n'imboga kuko ni ibintu biri demandable, ni ibintu bikenerwa cyane ku isoko. Yeah, ikintu ushobora guhinga bijyanye na fruits ubwo ngubwo n'ibijyanye n'imbuto. Yes, si ibyo gusa, ushobora guhinga ibijyanye n'ibinyampeke. Ibi byose ni ibintu bikunzwe cyane mu by'umwihariko mu bijyanye n'ubuhinzi. Urugero ibishyimbo, ibigori, mbese buri kintu cyose mu buhinzi. My dear friend, iyi business yo mu buhinzi niyo business yunguka ku rwego rwo hejuru. Yeah, iyi rero hari n'iki cyitwa agro processing juice. Ushobora nanone izi mbuto tuvuze ukaba wazibyaza umusaruro, ukavuga uti mu bijyanye n'ubuhinzi noneho nzamenye imbuto nzanyandiko nzikoremo umutobe. Yeah, ibi rero ni ibintu byagufasha cyane. Yes, n'abatinde rero indi business ya kabiri ni iyi ubwo mu buhinzi rwose. Niba ushaka gushora mu buhinzi, mu buhinzi habamo amafaranga. Indi business rero ni iyi ya kabiri, ni business yitwa livestock and poultry. Iyi livestock and poultry rero ni ibijyanye no korora n'ubworozi. My dear friend, reka mbwize ukuri, ibijyanye no korora nizere yuko ntabwo ariko wakanda kuri iyi video udasanzwe nawe wumva ubukire buri mu korora, mu korora amatungo. Ya, icyambere kubona ifumbire, ibijyanye imbese inyongeramusaruro, kubona ifumbire, kubona by'umwihariko amafaranga. Yes, aturutse mu bworozi. Aha ushobora korora inkoko. Yes, egg and chicken production. Korora inkoko, ushobora korora inkoko ugamije kuzajya udelivery cyangwa se utanga ibijyanye n'inyama cyangwa se ibijyanye n'amagi. Ya, mbese mu bijyanye no korora. Yes, umushinga w'inkoko, umushinga w'inkwavu, mbese imishinga iba ari myinshi cyane. Aha ku bijyanye n'ubworozi cyangwa se pig farming, korora ingurube. Korora ingurube, ingurube handi yorora rwose ugasanga bigeze kure cyane. Dairy farming handi korora inka. Yeah, korora ingurube bizi, inka, ihene, ubigize umushinga kuvuga uti ngiye ngiye kujya norora ingurube gusa. Yes, ukareba byose bisabwa. Niba unashaka rwose uharinga n'amafaranga, wandike muri comment, hanyuma rero tuzakorere uwo mushinga ukuntu bizagenda. Yes, kuko hano turabikora rwose kandi bigakunda. Yes, rero aha korora ingurube cyangwa se
inkoko cyangwa se inka, mbese ikintu cyose wakorora cy'itungo cyaguteza imbere ku rwego rwo hejuru cyane. Yes, wowe ushobora kuvuga uti oya biragora, no, wowe uvuga uti ugiye gukora iyi business, ushobora ufite ingano y'amafaranga runaka, uvuga uti ugiye gukora iyi business, hanyuma rero uyitangire urebe ibintu birakunda. Reka dukomeze. Undi mushinga rero wa gatatu ni ku bijyanye transport and logistics. Yes, ku bijyanye n'ingendo rero. Ahangaha ushobora kuba ufite amafaranga, nkavuga uti ngiye gushora no mu bijyanye n'ingendo, ngiye kugura, wenda ufite miliyoni 5 n'urugero, cyangwa se ufite miliyoni, ukavuga uti ngiye kugura ikinyabiziga, hanyuma rero ndewe umuntu uzangira mu muhanda. Si ibyo gushora ko ufite nawe uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga. Yes, ufite amafaranga araho, ariko ukavuga uti nzakora iki nyamara urwo ruhushya rufite. Niba ufite utarabona iki kinyabiziga, tangira ushakishe amafaranga hakiri kare. Niba unashaka uburyo ki wabona amafaranga, andika muri comment, hanyuma nzakubwira ukuntu wabona amafaranga. Yes, hari ushobora kwibaza ngo amafaranga ngo ntundangiye akazi. No, akazi ntabwo gatanga amafaranga, ahubwo ushobora no kurema ako kazi. Nicyo ngicyo kimwe. Niyo mpamvu rero mu bijyanye na transport cyangwa se mu ngendo, ushobora naho gukoreramo business. Ni business ikunzwe cyane. Ahangaha ushobora kwibaza uti ni business ushobora kugura, ushobora ufite ubushobozi bwo kugura taxi, izi modoka zitwara abagenzi, ushobora ufite ubushobozi, cyangwa ushobora no ufite izo nzozi ushaka kuzabigeraho. Ni ibintu rwose bishoboka. Uyu munsi ushobora gutwara moto, ejo ukaba gutwara taxi, ukavuga gutwara taxi, ukaba gutwara kwasiteri, ukavuga gutwara kwasiteri ugatwara bisi nini. Yes, kandi ari iyawe. Ni ibintu bishoboka cyane rero, ukava kuri rimwe ukagera kuri 20. Ni ibintu bishoboka cyane. Wowe icyo ukora ni ukubuzaho ubusa. Yes, ikindi kintu rero ukwiye kumenya, ahangaha nyine tukiri kuri transport cyangwa kujyana n'ingendo, ahangaha hari ikindi cyitwa delivery services. Ushobora gukora business, kandi ati business yacu twebwe ikuzanira buri kintu cyose. Urugero, ushobora kuba wegera n'inganda runaka, ukavuga uti wenda inganda zikaba zidakora icyitwa delivery. Hahandi rero wenda urimo ukiriya agiye kugura ikintu runaka bakakimugereza iwe, wenda ubwo tukuriye business, kandi icyo kintu ushinzwe, uwo ushaka wese agahita aguhamagara, yaguhamagara rwose, akaba uzwi nyine kuri ibyo gutwara, byo gukora delivery, home delivery, food delivery, whatever, icyo ngicyo cyose. Ibi rero byagufasha cyane. Yes, ibi byagufasha cyane. Yes, niyo mpamvu rero niba ufite amafaranga, cyangwa ushobora kuba ufite n'amahirwe, cyangwa se ufite n'amafaranga, ufite 100,000, ndabikoresha iki my dear friend? 100,000 n'amafaranga menshi. Ari uwibwiraga n'ibihumbi 10 ngiye mubwiye ko amafaranga menshi, n'igihumbi n'amafaranga menshi my dear friend, n'amafaranga menshi. Ahubwo wowe tekereza, amafaranga n'uyagira menshi. Amafaranga n'uyagira menshi. Niba ufite 100,000 ushaka gushora muri transport and logistics, muri bijyanye n'ingendo, ushaka kuvuga uti ngiye ikintu ngiye gukora ni kimwe. Nizere ko turi kujyana. Ushaka kuvuga uti ngiye ikintu ngiye gukora ni kimwe, ngiye kugenda nige ibijyanye no gutwara ikinyabiziga. Amafaranga 100,000 yashyire. Yes, aho ngaho uhita wakora perime. Nubakora perime, vuga uti noneho ngiye gutangira gukorera amafaranga yo kuzigura moto yanjye. Nuko nguko ibintu bigenda step by step. Ntabwo wahita uza ngo usimbuke kugera hariya. Bisaba step by step guhozaho. Yes, reka dukomeze rero n'indi business. Nizere ko muri izi business rwose, iyi business ni business ikunzwe cyane, business itanga amafaranga menshi cyane, kuko abantu bahora mu ngendo, nyabona bari mu ngendo, bajya mu kazi, bajya he. Yes, niyo mpamvu rero bakeneye nawe service yawe. Yes, kubatwara. Icyo cy'ingenzi cyane. Indi business rero ni iyi yitwa real estate and construction. Ni business nziza cyane tativugeho. Ahangaha barakubwira bati icyitwa na affordable housing development cyangwa construction supply shops, cement, ownership. Ahangaha rero ushobora kuba ari wowe wenda uvuga uti twebwe dupatana inzu, ugakora business. Yes, ukangaja abubatsi, abanjiniyeri ukabangaja. Yes, hanyuma rero wowe cyo ukajya ushaka isoko. Niba hari ikigo gishaka kubaka, ugafata iryo soko kambere. Ibyo byagufasha cyane. Si ibyo gusa, nawe ushobora kwiyubakira n'amazu yawe ku giti cyawe, ukavuga uti aya mazu nzanyakodesha. Ushobora kwibata nakodesha sinabona abakiriya. No, ushobora kugenda ukareba ahantu ugiye gushinga business. Kwana kivuze kwita kuri location. Muri location ahantu ugiye gushyira business, bandi bakeneye iyo business yawe. Ese ni ikihe kibazo ugiye gukemura aho hantu? Urugero, ushobora ko wegereye kaminuza, ibigo runaka. Ushobora ko wegereye ibigo runaka, hanyuma rero abanyeshuri ugasanga wenda bamwe baba mu bigo bashaka kwicumbikira muri za kaminuza.
aho ngaho rero baba bamaze kuwubara. Yes, aho ngaho bamaze kuwubara rwose. Ikindi kintu rero ni iki, tukiri kuri real estate construction. Aha ngaha ushobora kuba umuntu supplying, ukavuga uti genda ranguza, yes, ibijyanye n'ubwubatsi bwose bwa kenkayori. Mbese indi business itera imbere cyane kuko abantu barubaka umunsi ku wundi. Abantu barubaka umunsi ku wundi. Aha ngaha rero ushobora kuvuga uti tuderivaringa sima, iron sheets, amabati, cement, sima, iron sheets, amabati, yes, n'ibindi za felabeto ziriya steel. Urumva rero kari ikintu cy'ingenzi cyane n'umushinga ukora. Yes, undi mushinga rero wakora ukunzwe mu Rwanda nuhe? Umushinga wa gatanu, ICT and digital services. Yes, aha ngaha ushobora ati web and app development, digital marketing and content creation agencies. Aha ngaha rero ushobora, my dear friend, aha ngaha amafaranga, my dear friend, niba uri umuntu w'umwayiti, urugero wagize amahirwe yo kwiga, ushobora kuba warize rwose ibijyana na ICT ubyumva, ariko uvuga uti narabirangije, ariko ukanga gukoresha ubwo bumenyi. My dear friend, ikintu cyitwa technology, ikoranabuhanga kirakenewe cyane, gishoremo, koresha ubumenyi wahawe, ubumenyi wakuye ahantu, ubukoreshe kugira ngo nawe ushobore kuba watera imbere. Aha ngaha sibyo, harimo icyitwa app development, ushobora gukora application ikemura ikibazo runaka. Yes, ibi birafasha cyane. Sibyo gusa, ushobora gukora n'urubuga website aho abantu bazajya bashaka ibintu byawe, cyangwa ukavuga uti twe dukora website. Umuntu ni ukabwira umuntu uti uzi gukora website, amafaranga bisaba, ukabwira umuntu uti cyangwa se abantu bashaka iyo service yo gukorerwa ama website, ukabwira uti twe dukora website, ngwino tugane, baraza, urababona. Sibyo gusa, ibijyanye no kwamamaza, ugasanga ufite website yamamaza, cyangwa ufite urubuga rwamamaza gusa. My dear friend, cyakubwira amafaranga wawe. Aha ngaha urubuga rwamamaza ushobora kwibaza uti gute? Ushobora gukora urubuga rwamamaza gusa, ukavuga uti twebwe urubuga rubereho kwamamaza. Sibyo gusa, ushobora kurukora kuri YouTube. Ushobora kujya kuri za social media, kuri YouTube, Twitter, Instagram, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, ukavuga uti urubuga rwamamaza gusa, ukarukora uko nguko. Uri umwayiti, uzi ziraza graphic design, yes, uburyo editinga, ibintu nk'ibyo, ukajya uvuga uti twe turamamaza gusa. N'aba audience bakajya baza kuri channel yawe bavuga bati twe tuje kureba umuntu wamamaza gusa. Impamvu baza ari benshi ni iyihe? Nuko abantu babaza ati reka njye kureba noneho iraca n'ikintu bamamaje uyu munsi, wasanga ibyo bamamaje binde. Undi nawe noneho umukiriya azaza avuga ati iraca ni channel yamamaza, kagende tuvugane, dukorane control, anyamamarize ibintu byanjye. Urumva kwamamaza ari ikintu cy'ingenzi cyane. Niyo mpamvu hano mu bijyanye na ICT, information communication technology and digital services, services zo murandasi, mu buryo bw'ikoranabuhanga, my dear friend, hano haba amafaranga menshi cyane. Iyi business rwose wayitekerezaho niba ufite izo skills ku bijyanye na ICT and digital services. Rero nizere yuko ari ikintu cy'ingenzi, kuko hano kuri YouTube uramamaza uvuze uti byango ze channel yamamaza gusa, kajya rwose ugashutinga akaba ati tugiye kwamaza igikorwa iki n'iki abantu bakora. My dear friend, wajya ubona amafaranga. Icyambere audience yagiye kwinjiriza, hanyuma rero n'abakiriya abo ngabo bakugana ngo bamarize nabo ukinjiza. Twakomeje. Ikindi rero ni cyitwa renewable energy. Renewable energy ni za mbaraga zisubira. Hanga ushobora wenda kuvuga uti tugiye kureba mu gace wenda gakeneye gukoresha zino mbaraga zisubira, kuko abantu benshi, kuko n'igihe ushobora kuvuga uti izi mbaraga zisubira abantu baba babikeneye, abantu baba bazikeneye cyane. Kuvuga uti twebwe dukwirakwiza imirasire, ukajya ugenda ureba ahantu ikenewe, hanyuma rero ibi byagufasha. Cyangwa se kubijyana no gukora imbabura zigezweho, modern stoves, n'izindi imbabura zigezweho, bikorwa bigiye bitandukanye, ariko byose biri kuri renewable energy. Aha ngaha rero ni ikintu cy'ingenzi cyane. Impamvu abantu bagura nuko, cyangwa abantu bagura bashaka kugura akafata urugero nko kumbabura, bashaka kugura imbabura zawe, nuko kubera iki? Ibi kintu cyose burya ni creativity,
innovation. Ibi byagomba kubishyiramo udushya. Yes, ese niki kiri bukurure umukiriya kugeza kuri imbabura yawe? Ibyo ugomba kubitekereza ku buryo abantu bakumenya ati uramura imbabura akora. Nagatangaza. Reka dukomeze ku yindi business. Indi business yitwa waste management and recycling. Anga ushobora gutekereza ubundi ibintu byose ni ugutekereza ugashaka udushya, innovation, waba nabashije invention handi gukora ikintu abantu batigeze bakora nacyo ukagikora. Indi business ya karindwi rero ni ijyanye na waste management and recycling. Anga harimo plastic recycling. Anga plastic recycling. Angaha n'ahandi nyine bya bintu byose bya plastic ubibyaza umusaruro. Nubijugunye gusa ngo bigende bijya hariya, no, ukongera kubifata ukagira ikindi kintu bikoramo kandi icyo kikagira umumaro. Iyi business rero irafasha. Iyi business ni ingirakamaro. Kadukomeze rero business ya munani ni iyi. Business ya munani rero, niba ufite agafaranga my dear friend washoramo. Ibi byitwa event planning and decorations. Anga rero kuba ari wo muntu ufasha abandi mu gutegura ikirori. Urugero wedding and party services, rent of tents, chairs and decor items. Anga rero kuba uri umuntu ufasha abandi gutegura ibirori. Urugero ushobora gufasha kuba uri umuntu utegura ubukwe. Yes, umuntu abagiye gukora ubukwe akabasiti ndahamagara kanaka. Ikindi cyitwa party services ukaba uri umuntu utegura ibirori. Wenda umuntu yagize isabukuru aravuze ati kamamagare kanaka niyo umuntu utegura ikirori. Ibikoresho ukaba bifite ibisabwa byose. Umushinga urakora cyane. Rental tents, tent, yesu ukaba yafite intebe n'indi mitako, some ornaments, n'indi mitako. Ibi birafasha cyane. Iyi business irakora cyane. My dear friend, ubundi ikintu niba ugiye gutangira business, ariko ndaza kukivugaho nyuma gusa ariko nanakivuga. Niba ugiye gutangira business, ikintu ukwiye gutekereza cyangwa ushaka gutangira business, ntugatekereze ngo kuki abandi nabo ndabona n'abandi babikora. Oya, nyine barabikora nabo. Kuki babikora se kandi bigakomeza? Ngo ndabona abandi babikora, nawe wabikora bigakunda. Wivuga ngo kuko abandi babikora ngo nyine ubwo ugiyemo ntabwo bya. Oya, please, niba ugiye gutangira business hamwe cyitwa competition. Wowe genda ushyiramo innovation, creativity, udushya, uzarekura bakira bazaza. Reka dukomeze business ya 9 rero ni yitwa fashion and tailoring. Iyi business rero ni bijyanye no bijyanye harimo ibintu byinshi cyane. Za designing ku mwenda runaka, kuba uri umuntu wandika ku mwenda, kuba uri umuntu udoda imyenda, udoda imyenda, gukora inkweto, ibintu bijyanye no gukora inkweto, gukora ibikapu. Ariko umva business, business ni business nziza cyane yagera kandi ekure. Gukora business rero urumva ko ari ikintu cy'ingenzi cyane kugira ngo ushobore watera imbere. Dukomeze business ya 10 rero ni ibyitwa tourism and travel, bijyanye n'ubukerarugendo. Ushobora kwibaza uti kurangiye bari mu cyarugendo wanabawe ariko reka nkubwire iki impamvu. Ibijyanye n'ubukerarugendo ushobora kureba kavuga uti ubundi ku cyarugendo byibanda kuri location, ahantu ugiye gushinga iyo business. Ushobora kufite amafaranga ukavuga uti genda ubaka ama lodges, aho abantu bashobora kuba. Urugero dushobora kwakira nko mu karere kamwe hashobora kuza nk'ikipe runaka ikaza gukina aha mu kandi karere. Iyo kipe rero igakenera ahiza kuba muri iryo joro. Yes, aho ngaho rero ugoye kubitekereza ko bati ko barubatse ama lodge ahantu bari bitaho direct. Niyo nabashije kubaka hotel cyangwa se motel. Yes, ahandi bari bita baba bakavuga bati ahangaha rwose har fine, aha ni sawa rwose. Iyi business irunguka cyane. Yes, rero indi business ni kujyana na mobile money and fintech services. Iyi urabizi ko isanzwe rwose izwi cyane, ni business ikunzwe cyane ku bijyanye no gufasha abantu kujyana n'amafaranga transaction. Harimo MTN, za Airtel, anga rero urushaho gushyiramo agashya. Kwenda ushobora gukora application yohereza abantu uburyo bwo kohereza amafaranga, ushobora gukora ikintu runaka. Yes, ku bijyanye na money transaction ni business akunzwe cyane. Namurabizi rwose Airtel, MTN, murabizi ukuntu is business ukuntu badufasha. Uhamagaye umuntu utekereza amayinite,
utekereza Airtel ugatekereza MTN, kwakira amafaranga Airtel MTN. Iyi business rero nawe uri umuntu uzi cyitwa invention cyangwa se innovation, ushobora gukoramo igikorwa runaka nawe cyane kugira umumaro. Ikindi rero cyitwa food and beverage. Cyitwa food and beverage ni ikintu cy'ingenzi cyane. Food and beverage. Yes, ngiki. Okay, food and beverage. Ahangaha rero kuvuga uti twebwe ukukikora ibijyanye n'ibiribwa cyangwa se n'ibinyobwa ukomoka ku biribwa, ku biryo cyangwa se kugora ibinyobwa. Ushobora kuvuga uti genda akora amandazi, ndakora chapati, snacks. Yani n'ibyo. Kureba ahantu wenda ko niba ari small scale business uri gutangira ukavuga uti abantu bakunda popcorn by'umwihariko ahantu habaye ikirori, ukareba ahantu bakunze kubikirora ukajya ukora popcorn ibyo bitwa injugu tratu bigori bituragurika bikaba binini. Yesanga rero snacks ni byinshi cyane, amacapati abantu bakaba bakuzeho ko ariho rwose ukora amacapati meza cyane. Sibyo gusa bruschette ukibukamo gukora za take away ahantu bazakagura kajyana, urumva ari ibintu fasha. Sibyo gusa no ku binyobwa rero beverage, ahangaha juice for umuntu uzi gukora umutobe cyangwa gukora business coffee shop, kuzweho ko ari umuntu ukora kawa cyayi cyanyacyo cy'umwimerere. Business rero ni business kubijyanye na education, kwigisha. My dear friend, ibaze kuba ushobora kuba uvuga icyongereza ku rwego rwo hejuru, ukavuga icyongereza kandi uzi n'uburyo wakigisha. Kandi urabizi language barriers akenshi isi yabaye globalized, isi it's like a village, yabaye nk'umudugudu. Yes, urujya n'uruza rw'abantu bavuga indimi zitandukanye barahura. Yes, ugasanga rero habaye ikibazo cyitwa translation. Ushobora kuba uzi rwose gusemura, uri translator, good translator. Ahangaha nawe ushobora kubijyamo amafaranga. Ushobora kuvuga gushinga, yes, it's like ushobora gushinga ishuri ukavuga twe twigisha ururimi, ukajya wigisha abantu ururimi bakarumenya icyongereza, igiswahili, igifaransa, ikinyarwanda. Ukavuga uti twe turigisha ukabigisha. Urumva rero ko byaba ari ibintu byiza cyane. Ahangaha ukajya uvuga uti twigisha mu kiruhuko ibijyanye na ICT, ibya technology, ibijyanye n'ububaji, ibijyanye na mekanike. Uri umuntu rwose ubizobereye warabyigiye rwose, my dear friend, washoramo rwose ukavuga uti ngende ibyo ngiye gukora. Ahangaha naho utuvuta ibyo niremeye akazi, nihangiye umurimo. Indi business rero ni yitwa beauty and wellness, bijyanye n'ubwiza rero. Ushobora ufite amafaranga, ushobora kuba ahantu ugasanga umuntu akora urugendo rwa kilometero agiye ahantu runaka wenda gushaka iyo serivisi, kandi ufite amafaranga yashoraho. Ushobora gushinga hair salon, abita ku business kubijyanye no kwita ku misatsi y'abantu, barber shops. Ushobora no kwita ku bijyanye wenda no gucuruza ibintu byose bijyanye n'ubwogoshi, amatondezi, iki byose. Sibyo gusa nawe ushobora gushinga noneho salon yogosha. Umva ari ibintu byiza cyane. Business rwose ni business nziza cyane. Yes, indi business rero ya nyuma yitwa e-commerce and online shop. E-commerce business rero, my dear friend, atangaje. Ni business nziza cyane. Hahandi rero ushobora gucuruza online. Uzabona ku Facebook, uzabona ku Facebook, uzabona abantu mu Facebook kubyitwa marketplace. Umuntu apostinga phone, agapostinga kamera, yes, kandi akabona abaguzi, agashyiraho n'inzu, akabona abaguzi. E-commerce rero n'ubucuruzi bwo murandasi kuri internet. Hahandi rero ucuruza rwose, umuntu ukaba mwavugana uti dufite iki n'iki tukikugereze he, ibintu nk'ibyo. Urumva ko ari ikintu cy'ingenzi cyane. Ngibi rero icyo ukwiye kumenya, nongera bisubiremo, nuko ibintu byose ntabwo bitangirira hejuru. Tangira gahoro gahoro ukagenda uzamuka, kandi ibintu byose bijya birashoboka nyine. Byashoboka nawe yuko watangira business ukaba wagera kure. Uyu munsi ushobora kuvuga uti biragoye, ariko bivuga ko bigoye utatangiye. Utatangiye
ikintu wamenya nuko muri business habamo icyitwa gufata risk. A good entrepreneur takes a risk. Harimo gufata risk. Niba ufata risk rwose waba uri entrepreneur rwiyemeza imirimo myiza. Yes, niyo mpamvu rero business ni urugendo. Business ni urugendo. Yaba ugiye rwose gushaka amafaranga ushobora kubona n'igice cy'icumi ufite ubu nta gice cy'icumi mfite gusa ndayitangira gute? No, ibintu byose ni step. Tangira utayipinga muri comment uti mumbwire ni gute nabona igishoro, turabikubwira. Ibintu byose rero birashoboka, twihangira imirimo dutera imbere rwose. I like business, nanjye nkunda business cyane. Mugire ibihe byiza rero, ndabakunda cyane. Rero rwa mbere wigeze kwicara no gukora subscribe, kavuge ni ciao ciao.